Yes, twongeye kubaha kaze inshuti bakunzi ba Ngaziyangu TV, twongeye kugaruka uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu turagira ngo tuganire ku bintu biri social ariko n'ubundi bishingiye ku mashimwe y'Imana. Imana ibaragiye dukura ukuntu abantu bakora imirimo yabo, ukuntu abantu biyangaje gutangira, ukuntu ushobora kumva ndahamya neza ntashidikanya ko n'ubu iki kiganiro kizagufasha kikagutinyura kikanagutera kumva ko wenda bitoya bituma wumva ngo nta kimana irakora, ngo oya hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Yes, muri kumwe na Ndakangwa Stephanie, turakomeza kubana namwe twishimye kandi tunezerewe. Turabashimira ukuntu mukurikira ibiganiro byacu, bwaba ari ubwa mbere uhuye n'iyi televiziyo cyangwa uhuye n'iki kiganiro, ntibagirwe gukora subscribe no kugisangiza abandi. Yes, ngire ngo ntatinze mu magambo menshi reka nakire umutumirwa wacu atwibwire, hanyuma tuze gukomeza noneho twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Okay, muraho neza. Banyita Mukamuranga Pacifique. Nkaba naje kuri TV kugira ngo nganire n'umuvandimwe wanjye Stephanie Yego. Tuguhaye ikaze cyane Pacifique kuri televiziyo ya Ngaziyangu. Ndire ngo tutari twajya kure n'umwe mu bantu bakora business, afite shop yitwa Pasi Shop. Iyo mvuze Pacifique urabize hari igihe abantu bahina nyine amazina mu rwego rwo koroshya akazi. Afite shop yitwa Pasi Shop arambika. Noneho hariho umudesign muri iyo shop witwa Eric. Uhageze siko ukuntu twambaye neza, niwe muntu kugera ahubwira ati ambara gutya bino bintu birakubereye bitewe n'ikintu ugiye gukora, bitewe n'ahantu ugiye kujya, bitewe wowe uraza ukamubwira uti nshaka gushopinga umwenda, se urashaka wo kujya hehe? Ndashaka wo kujya ku kazi, ndashaka imyenda yo kuzajya nkorana mu kazi, ndashaka imyenda yo kuzajya mu kirori, ndashaka imyenda, ibyo byose nagira ngo bivugeho gatoya. Dufite uburyo twambika abantu bitewe n'ikirori agiyemo n'ahantu agiye. Kwanza urana nk'uko twaje twambaye nk'ahantu tuje kureba ko twe turi aba designer kandi twe twigererayo. Dufite umutipe bita Eric, ni mu designer wacu yabyigiye mu Buyapani, urumva niho twambikira abantu. Gusa shop bayita Pasi. Aho niho abantu ngire ngo wayobora abantu, iyo shop ikorera he, ikora amasaha ngahe, byose bahe details zose. Okay, iyo shop ikorera mu Giporoso, iruhande rwahoze Populaire, ahahoze Banque Populaire. Okay, ni hagati y'ahahoze Banque Populaire na Kamageni, hagati na hagati harana amashop mashyashya niho mwadusanga dukorera. Yego. Yes. Amasaha ni guhera mu gitondo, guhera saa 12 tugeza saa 4. Yego. Dukora. Kuko ari amasaha ateganyijwe na leta mu gihe abantu bakiri muri bihe bigoye bya COVID. Ntago gukora amasaha 24 twari twongera kugira umugisha wo kubibona, ariko hamwe n'Imana bizagenda biza. Rero waba uri umupapa, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umumama, waba uri n'umukecuru, niba ari inkweto, niba ari amakoti y'imbeho, urana ko yaje yambaye mu gihe kijyanye n'igihe turimo. Byose turabifite. Iki gihe rero turimo ni igihe cyo kwambara ibintu bifunze by'imbeho. Urana ko yashaka bisa designer Eric arabizi pe. Ukuntu yahise avuga ati genda wambaye ibintu bijyanye n'igihe. Arabizi kabisa. Mu Giporoso nitwe tugira imyenda myiza, nitwe tugira amapantaro ya mbere. Yego. Kwa Pasi Shop niho hantu haba ipantaro ikomeye, niho haba ikote ryiza wifuza kumva ni fresh. Nitwe twambika abantu bagiye no hanze. Yego. Niba wumva ufite akagenda ahantu uzatubwire ngo ugiye mu gihe gihugu, noneho kwa Pasi Shop ubundi bakumeze neza. Gende wumva. Yego, ku buryo ushobora guhamagara ugakontakta none ukavuga uti ndashaka kuza, bakanakuyobora neza niba wenda adresse wumva utazifa. Hari nk'igihe umuntu yabaje muri iki gihugu atamenyereye ngo mu Giporoso ni hehe, cyangwa akabazaza kuko iki kiganiro kirebwa n'abantu bari ku isi hose. Ashobora kuba azaza uzarebe kuri iki kiganiro, urebe munsi yaho uzasanga nimero za Pasi. Nugera ukiva ku kibuga cy'indege gutya uhita uhamagara ubundi tukwadressinga kwa Pasi Shop, nuko akagenda akabona ikintu ashaka.
icyo ari cyo cyose cyo kwambara ushaka uzagisanga kwa Pasi Shop. Yego, hanyuma rero turabashimiye ko mwakiriye iryo duka neza kandi n'uwo mu designer mwakiriye neza, nuhagera uzabaze se ahantu hari umu designer witwa Eric muri aya mashopo ni hehe, bazahita bagutungira agatoki, nta muntu utamuzi, abantu bose baramuzi. Hanyuma rero reka tugaruke mu kiganiro cyacu, nubwo tutabura kugenda tugaruka kuri business gahoro gahoro, ariko turagira ngo tuganire na Pasi. Ni umuntu mutoya mumureba, ufite imyaka mike ariko ukuze mu bitekerezo, ufite business akora, ufite ahantu yavuye, ufite ahantu ageze kandi ugifite inzozi zo gukomeza. Ngire ngo watangira kugira abantu Pasi, watangiye akazi kawe gute, uyu mujyi wa Kigali wawujemo gute? Njya numva hari abahungu bajya baririmba ngo ukuntu bambutse Nyabarongo. Niba nawe warambutse Nyabarongo, niba waraturutse mu burasirazuba, ariko hari n'ahantu mu burasirazuba bambuka Nyabarongo, cyangwa se waravukiye muri umujyi wa Kigali, bimeze gute? Uraduha story zawe kugira ngo tuze kuganisha no ku bantu wenda bashobora gutekereza ko gukora business ari ibintu bigoye cyane, iyo uri mutoya cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umumama kumva atabikora, kumva ni ibintu by'abantu bavuka mu miryango ikomeye se, cyangwa bize amashuri ahambaye gusa. Ibyo bintu byose turagira ngo tugende tubiganiraho. Okay. Pasi navukiye mu karere ka Kamonyi, ahantu bita Musambira. Wambutse Nyabarongo? Nyabarongo cyane yambutse, kandi nta n'impamvu yo kuzamuka dusubirana. Ni ugukomeza i Kanombe. Bako ni gahunda. Pasi mfite imyaka 23. Naje Kigali. Ni surago. Kuko naje Kigali ncitse wacu kwame. Uravugisha ukuri? Waje utorose. Ntabwo ari kuva Musambira usezeye ngo bivemo. Nabonaga bitavamo. Byagenze gute se kugira ngo bacike? Okay. Nurana umwana hari imyaka ugeramo kumva ukeneye kwigenga. Yego. Kumva mbese urashyushye. Ukumva ufite ibitekerezo biri kwihuta cyane. Kumva ukeneye kwanza gukorera amafaranga, ukajya amafaranga yawe. Okay, iwacu barayampaga mana. Mama ntacyo nagushinja. Mama yankoreraga buri kimwe nikoreraga mo mbese. Gusa ariko nkumva ntago bihagije kuba nkumva nkeneye gukorera yanjye nkayavuga. Ya myaka y'ubwadolesa wumva ibindi byose byakuva imbere. Yego. Ku buryo hari umushuti wanjye, gusa ntago yambere umwana mwiza, gusa wenda kintu mushimira atumye menya ubwenge. Yego. Urumva yarampamagaye ndi ku ishuri, nambwiye ati wazaje Kigali nkakurangira akazi. Ubwo wari ugeze nko mu wakangahe Pasi? Nari ngeze signature. Nari ngeze signature. Ndangije ishuri narivuyemo zi Kigali. Ubuzima bw'i Kigali my friend ndabugutuye. Nta kiza cyabwo nabonye umwana. Nta gishoro. Ukiri mutoya. Utarize wenda ngo uze ushake n'akazi. Okay, n'abana bari mu cyaro bifuza kuza Kigali, nta cyiza kigomba gutuma mushamaduka. Ni ukuvuga ngo mu magambo makeya, kuva umaze kuza ukiri mutoya, utaye ishuri, utorotse ababyeyi, ariko kugeza ubu none urabibona ko bwari ubwana, ntago wari umwanzuro mwiza wari ukwiye gufata. Ntago wari umwanzuro mwiza kuko icyo gihe nanyuze mu buzima bugoye. Nanyuze mu buzima bugoye kuko urumva niba naje ntabwiye umubyeyi ntabwo nzahamagara abakuru, kandi ntacyo atari kugukorera ngo wige. Yari amara byose bihagije. Ni ukuvuga ngo abana bato uyu munsi bakiri mu mashuri mato, cyane cyane wenda abari mu cyaro, niba waba bumva bifuza ngo kuza i Kigali, urabagira iyihe nama? Inama nabagira, mugume iwanyu, mwiga amashuri, basi muzaze Kigali mufite icyo muje mumaze kuba bakuru, murangije amashuri, mufite za diplome, mubona akazi, utuzi twiza. Se uzaze Kigali ufite imyaka 14, 15, uje gukora akazi ko mu rugo. Uri umwana mva biravuna. Bitonde gatoye. Bitonde. Icyo gihe kubijyanye no kumvira ababyeyi wumvaga bimeze gute? Kumvira ababyeyi, urumva nabanaga na mama wenyine. Kumvira ababyeyi urumva icyo gihe iyo myaka uba urimo yakubujije iki, uba wumva ari wowe uzi byinshi, uba wumva mbese uba wumva nakwanga. Ariko please mama
nta mubyeyi w'umumama wifuza ko umwana we yabaho nabi. Ziriya zose zari inama, kandi n'ubu ni inama kigira ababyeyi bakigira abana babo bakiri bato. nuko rero uraza umaze kugera i Kigali bigenda bite? Maze kugera i Kigali mu buzima burangora, numva mfite ipfunwe ryo gusubira mu rugo. Yego. Ndasubira mu rugo njye mu ishuri, ndasubira mama zambabarire nabona n'ikiganiro azayibone ko namusabye imbabazi. Yego. N'abavandimwe banjye kuko ntago namaze n'igihe ntamuvugisha, mama aranarwara kubera wumva ipfunwe cyangwa wumva udashaka ko amenya ibyawe. Numvaga adashaka kumenya ibyanjye, ko amenya n'ubuzima mbaye. Ariko uyu munsi mama niba ari kumva nta kindi gihe wari wamusabaho imbabazi? Narazimusabye gusa mba numva atabyumva nyine kuri njye, gusa nawe muzimusabye aranazimpa, gusa mba numva bidahagije. Oya, ni ukuvuga ngo ugomba kwakira rero imbabazi z'umubyeyi. Niba yaraziguhaye ugomba kumva wisanzuye, uzakiriye, kandi warakoze ubwo wamusabye imbabazi. Hanyuma rero ubwo buzima buragukomerera, biza kugenda gute kugira ngo utangire kwiretruva uyu munsi uze kubona ese uri umumama, ese uri umusiribateri, ese byaje kujya gute mu murongo byibuze? Ubuzima bwarakomeje burankomerera, nkomeza nkarutuzi nyine, gusa ntishimye, numva nasubira mu rugo. Biza kugera aho numva ndambiye kubaho mu buzima budafite ababyeyi, budafite abavandimwe, ndabani nsubiye mu rugo. Nsubirayo. Fata icyemezo cyiza. Ubwo hari nka nyuma y'igihe kingana iki? Namaze nk'umwaka n'igice. Yego. Nsubira mu rugo ndagenda, mama tubana neza, bigera aho yampaye urumva yanguriye imashini yo kwiga. Yego. Ni ukuvuga imashini idoda? Imashini idoda. Genda i Kigali, mfite mukuru wanjye sister udoda, amwira ati genda ajya kwigishiriza ku mashini yawe, maze nawe uzagera aho wigeze. Urumva ndize, gusa nkumva si ibintu byanjye, nkumva ibintu byo kwicara nka doda nkarindi umva utazabivamo. Nkumva sinzabivamo. Mama abona ko byanze, abonye ko byanze, nanone arongera anyigira umushinga, gusa nanjye numvaga ari byo nshaka. Aranyanyigira umushinga ariko birabanza kugorana. Icyo gihe nahise nshaka, ndabyara. Numva icyo gihe nari ntwite, ntabwo umubyeyi ari gutera amafaranga ngo genda ukore, ubona umuntu ananiwe, ubona bishobora guhomba. Naratangiye noneho mba muri struggle ziteye ubwoba, ntangira udupfukamunwa tuzi, buriya naraducuruje cyane. Ejo bundi 2020 naraducuruje 100, nkajya mpagarara hariya mu mujyi ntijana nimugura 100 n'ijana agapfukamunwa. Utubadoda cyangwa tuno twa farumasi? Yaba twabadoda. Mukuru wanjye yaratudodaga, none njyewe ukaducuruza mu mujyi na Nyabugogo. Ubwo ni igihe abantu bari bamaze kuva muri guma mu rugo. Guma mu rugo yambere irangiye. Udupfukamunwa tugeraho dusa nkaho duhagaze, njya muri caguwa, curuza nkajya nzunguza imyenda. Uyu munsi nkandi kuzunguza amashati, ejo amapantaro, w'ikindi nkazunguza amapantaro, kuyikindi nkazunguza amatiriningi, kuyikindi nkazunguza inkweto. Mbese ari akavuyo, gusa nashakaga aho nzumva ko bivamo, numva ko hari aho bizangeza. Gusa Imana nayo irareba, niyo mpamvu tugomba gushima Imana, haba mu gihe uri mu bihe byiza cyangwa bibi. Dushima Imana, kandi ujye uzirikana ko Imana iba ihari tu icyo gihe. Imana ibiraho. Ibyo byararangiye, wumva udufaranga ntangiye kugenda ntubona. Niba navuye ku ishati ari irangura make, nkajya ku ipantaro irangura menshi, nkagenda nzamuka, urumva aho birimo biraza, biri kuza. N'abavandimwe bari kubona ko uri umushabitsi. Ndibuka mfite basaza banjye kenshi bajya bakunda kunshyira ndi gucuruza udupfukamunwa.
nyine agahinda kakamwica abenshi bakanarira rimwe na rimwe yananshaka akambwira ati akira ngo uheve ntigende ujye mu rugo mbabarira sibyo nyine nanjye gusa sincika intege izo veni bampaga ukahita wongera igishoro naragendaga nkaziranguza nkongera igishoro noneho hari igikuvurori kiba mu rushashi kinini kibyimbye yego nahuye na musaza wanjye nkikoreye yari ari kuri moto ndamushimira Alexandre ndakubaha twarahuye nkikoreye ndi kuzamuka njye Nyamirambo ndi kuzamuka umuhanda wa Kimisagara nkikoreye ubu uri kugicuruza nari ndi mu muhanda ndi kukizunguza ariko nkikoreye mu rushashi cyanananiye aciye kuri moto arampamagara mbwa Pasi bite ni byiza kuri telefone ese uri he ndi kujya Nyamirambo kugira ute gucuruza Pasi kumbabaje aranarira kuri telefone turavugana bwa motari tihagana manze mvugisha umuntu ararira mbwa ati Pasi subira inyuma basi duhure ngo amafaranga nasubiye inyuma minote yampaye 10,000 nambwa ati wambabariye cyo gikuvurori basi ngenda kigura subira mu rugo ndaza nimba ukazi ndaza nkigure mana we nyine biragoye kubyumva kugira ngo ngere aho ndubu ndashimira mama ndashimira abavandimwe banjye umuvandimwe wanjye ukora kuri RBA Fils ndamushimira cyane turamushimiye cyane Fils umuvandimwe mwiza kuko niyo mfata nka papa Fils niyo mbere papa mama nawe ni umubyeyi ni papa ni mama ni byose yes bajya bavuga ngo akabura ntikaboneke ngo ni nyina w'umuntu turamushimiye cyane mama Pasi tugukoreye ingofero Imana igumugisha n'abandi babyeyi benshi b'abamama ndetse ntago niba tubuza abamama ntago twanza abapapa nabo ni ababyeyi beza ariko uyu munsi turi kwibanda ku bamama kubera mama wa Pasi ari wenyine yari afite ukuntu yagiye amurwanaho urabona hari igihe abantu bahura n'ibibazo nk'ababyeyi b'abamama niba warasigaranye abana umwana wenda yanga nk'ishuri nk'uko byari byagenze kubera umubabaro akaba yasa n'umutereranye umwana akagira ariko turamushimira cyane ko atigeze gutererana n'igihe wagarutse akakwakira akongera akakwigira umushinga umwe ukanga akongera aragoragoza mpaka no kugera aho ngeze ubu mushimira mama mushimira abavandimwe wanjye gusa nanone ntiwagiye sister wanjye n'umugabo we bita Wakwetu nabo bakorera mu Giporoso mujya mujyayo nabo turabashimiye cyane ni abantu beza nuko rero icyo gihe ugifite akabebe gato nibwo wakoraga utwo turimo twose urimo gushakisha nuko biza kugera igihe none uva mu bintu byo kuzunguza mu muhanda gute kuva mu muhanda urumva neretse famiye yanjye n'umubyeyi wanjye n'abavandimwe ndabwira nti mfite amafaranga aya nayo ayo wari umaze kwegeranya guhera mu dupfukamunwa tw'ijana guhera mu dupfukamunwa kugeza muri caguwa n'agataro narakikoresheje nta Imana itakuvana muri icyo gihe cyangwa mbere yaho yego agataro narakikoreye mbere ya covid muri covid ahari se kuki wafataga ibyemezo biremereye gutyo kandi wakagiye ukajya kwa sister cyangwa ukajya kwa brother cyangwa kwa mama impamvu nafataga ibyemezo bikakaye nuko numvaga ko hari aho nshaka kuva kandi hari n'aho nshaka kujya yego ari njye uhijyanye sibyo navunitse ukagira ibyo ugeraho ariko byakuvuna burya niba wifuza kugira icyo ugeraho uvunika kora buri kimwe icyo wumva ko umuntu yakubona uri gukora ugaseka bari cyo uheraho akaguseka burya nta muntu useka umuntu ukora aba yiseka cyane kuko ubu ntekereza ko ntaza guca muri struggle nk'izo ntago abavandimwe n'ababyeyi bari kubona ko ntago bari kubona imbaraga mfite nawe ntiwari kwimenya nanjye ntabwo nari kwimenya kuko kwanza nk'iyo uri uri umugore uri umubyeyi ukereka umugabo ko uzi gukora cyane aguha agaciro icyo gihe yego aguha agaciro ndashimira n'umugabo wanjye ntabwo yigeze anca intege hari abantu kavuga ko wikoreye agataro si umuntu uzakubona azavuga ngo iki my friend
burya umuntu upfa kubyemera, abantu bapfa kubyemera ni bake cyane. Abantu bapfira aho kugira ngo bapfire gushaka ibintu bibazanira inyungu, ahubwo dupfira gushaka kubundikira icyubahiro kitanahari. Nzapfa ruzungu. Niko niyo terme babita, niryo zina ryabo, nzapfa ruzungu. Ntabwo napfuye ruzungu da. Warashakishije wemera kuvunika. No kuvuga ngo abantu no munsi urabashishikariza ko nta kintu umuntu abona atavunitse. Nta kintu umuntu abona atavunitse. Burya niba wumva ushaka gukora cyane kandi ukagira icyo ugeraho, vunika, ukoresha amaboko yawe, ukoresha mu mutwe. Ukoresha umutwe wawe. Cyo gusinziriza ubwonko bwawe. Uko nararaga ijoro ma. Reka mubwire ibintu byamba, ibintu nakoraga. Nabyukaga saa 10. Za mu gitondo. Za mu gitondo. Urabona ko mu Nkundamahoro saa 8 saa 9 baba bari gukora. Ubwo ni mbere ya corona. Mbere ya corona n'ubu barakora. Baba bagatangiye. Urumva abantu bazana ibintu by'ibiribwa babizana kare. Noneho ababirangura bakagera bihari. Kugira ngo nabo bazinduke kare babijyana ku masoko n'ahandi. Njye nabyukaga saa 10 kandi mu Nkundamahoro. Sobanurira abantu mu Nkundamahoro ni hehe, hakora iki? Ahantu abantu barangurira ibintu byo kurya cyangwa se kwa Mutangana. Yego. Nk'abandaho hafi abantu bibagirwa udupfukamo, bibagirwaga icyo gihe. Bakaza bavuye mu rugo saa 8. Waje saa 8 urumva hari utakibuka. Nkatangira guhamagara saa 10. Saa 10, saa 11, saa 12. Uhamagara agapfukamunwa. Ijana. Vuga ngo agapfukamunwa n'ijana. Nabona uwakambaye ntikambare neza wakabyaro. Cyane wakashaje uze. Uzi ko wari ufite leta akamaro. Ikintu nakoraga. Nagendaga nk'ahantu abashinzwe umutekano bari. Abapolisi. Nkahagara hafi yaho. Kuko urabizi hari abantu batubahiriza. Yego. Yaze akambaye nka nabi. Atambara neza agapfukamunwa. Atambara neza n'akarasha. Yabona gakwedutse atigura kandi kuri uriya mukobwa. Urumva izo saha. Uba wubatse izina gutyo ku Nkundamahoro. Cyane rwose. Mu Nkundamahoro. Kandi turashimira n'abashinzwe umutekano. Cyane. Bakunda cyane. Ndabakunda. Yego. Urumva nabyuka saa 10. Ndi gucuruza udupfukamunwa nagera saa 2 nkataha naniwe. Urumva nabaga nanasaraye. Nkagenda nkoga nkarya nkajya nkazamuka nkatajya mu mujyi. Nkajya mu mujyi nka saa 5 nkacuruza byagera nka saa 12 nkamanuka naho nkajya muri quartier gutangira abantu aho bataha. Abaho two bazambara ejo bagarutse ku kazi. Usiko wari warabaza imibare yahatanye. Ndi mubi. Uri mubi nagusanze. Ahubwo business nibyo bintu byawe. Nibyo bintu byanjye. Kuko nakuze mbona mama acuruza. Yego. Mama kenshi nk'iyo nigaga primaire, nk'iyo nigaga mu gitondo nimugoroba twajyanaga gukora. Akambwira ati dore mwana wanjye nkwigisha gucuruza buri munsi. Ntuzasebye. Yego mama. Uzamenye gukora. Ubwo rero nakuze ngenzi ko bundi ikintu kibaho ari ugukora. Nuko rero baracuruze udupfukamunwa tuvuye muri Guma mu Rugo uza kuzamuka urazamuka. Ese ubundi yakuvurera ibyaje kugenda bite? Yakuvurera yaraje arayitwara gusa ariko n'ejo nasubiyeyo. Yani yampaye rero ngara. Yahise aza arayitwara arakwishyura. Uhita ugenda urangura indi. Uravuga ati aha noneho harimo imari. Yampaye 25. Urumva yari yampaye 10. Shafta abavandimwe beza pe. Yampaye 25. Ambwira ati mbabarira ntuzase. Sinzasubira ndakurahirije. N'ujya kumbona. Ntabwo nzasubira. Mu gitondo uzinduke kurangura indi. Ubwo naranguye ebyiri. Naranguye ebyiri. Fata igitenge. Umwe nyikubita mu mugongo nsa nk'uhetse nk'umwana. Indi nyikubita ku mutwe. Urumva? Sinari mfite imwe. Yampaye nyine arangura ebyiri. Nyine mbivuga. Ariya muntu n'umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo zamwicaza ahantu mushimize. Fata akantanywe pe. Nuko ibyo nibyo byagiye bikuzamura kugeza igihe noneho Pasi Shop rero yaje gute?
pasi shop uburyo yajemo urumva nafashe udufaranga dukeya n'udufaranga okay mama ntumiza famiye ndabwiye nti rero mfite amafaranga ya naye kandi ndifuza gukora nkava mu muhanda basaza banjye babyumva kubi dore ko babishakaga cyane urumva papa wanjye fisi ahita ambwira ati kize haya sinyavuga yego ntago ari ngombwa reka yarahebye yarayamereye mu modoka ye noneho kugenda urumva n'ubwa mbere ngenda nifashe amafaranga rwose mbaza ngo yatwaye barumbwira natwaye byarananiye kwihangana yashyize mu mufuka ninambaye ipantaro abana isuha haba hari umuntu wambonye ndi mu modoka nayakuyemo nyashyira mu mabere ariko njye nafashe nagiye mfashe hano ndavuga uvuga tubona ngo hari ubibonye Imana mbawe ntihagire umuntu ubibona nahagejeje mu rugo buri minota 2 wajya kurebaho ese kujya utaciye kurangura bwari bwije hari nimugoroba kandi urumva ntabwo nari kwijyana nari mfite umuntu nahamagaye uri bunjyane mu gitondo akajya kukwereka nawe kwetu yari kunjyana ndamwemera kwa kwetu yego urumva nagiye ndi ashimye na taveni njya kureba nk'abandi so ntiyareba neza yariyemo ko abyarana bukeye ndarangura bigenda biza ubwo noneho muri ibyo bintu byose waranguye amashati amapantaro mu muhanda amakuvureri ibiki wageze mu isoko uhitamo iki kuvuga ati narabanje ndangura inkweto ku munsi wa mbere hashira iminsi 3 na mama urumva yari yampaye andi menshi ariko yari yampaye andi nsubiyeyo ndangura imyenda amapantaro amashati amakote urarangura koko mbese ndarangura pasi shop uba wamaze kubona inzu mu Giporoso yego ubundi uragenda urapanga ndapanga umva muzahagere bazaza ariko bambare bazaza mwambare kandi hari n'igihe busa ntihari igihe uzadushyiraho poromosiyo abantu bagenda bazi kuri pasi shop tibagiwe design witwa Eric kaza akakureba gutya ahubwira ati wowe dufite n'umumama dukorana nawe udufasha kwambika abantu bita mama Keve ndamwemera nawe n'iniga yanjye vuba ubwo iryo duka tuzarigeramo turebe ubundi abantu baze bambare baberwe base neza dukomeze ubuzima gusa umuntu ushaka kugira icyo ageraho ntabwo nzavunika icyo nicyo dushaka kugarukaho noneho genda gahoro ni ukuvuga ngo arya bya bintu ngo nzapfa ruzungu ibintu bya nzapfa ruzungu ariko ndatekereza abanyarwanda benshi bamaze gutangira kugenda babivamo kuko bamaze kubona ko burya kuronka no kuvunika ikintu turugire ngo tukigarukeho urubyiruko ruri muri iyi minsi wenda hari abantu bakwitwaza ngo nuko pasi ngo yize ngo akagera mu wa 2 ngo akarekera we akabona afite amadiplome arundanyije akagira ngo wenda y'amadiplome azajya uswa n'abantu bafite amadiplome badashaka n'akazi cyane kandi burya sibyo numva iyo ufite diplome ufite amahirwe yo kuba wabona akazi sibyo gusa ariko se ako kazi niba utakabonye bakaguhaye we wakwiremeye iremera ko wagiye kwiga ngo ufunguke mu mutwe niki ufite niba ufite diplome kuki utafungutse mu mutwe ngo ube wakwihangira umurimo ujyanye n'ibyo wize cyangwa ujyanye n'impano zawe kwanza abenshi inziranye nabo ntabwo bagendera ku byo bize abenshi usanga bitandukanye gusa hari n'abo usanga ibyo bize ari byo bakora ariko abenshi nkunda kubona bakora utuzi dusanzwe atari byo bize yego
ntabwo ari ngombwa cyane. abamama rero baba bari mu rugo bavuga, urabona wenda umuntu niba ari umumama ashobora kuba ateze ku mugabo we akavuga ati umugabo wanjye azampa igishoro bizagenda gutya na gutya, noneho mu gihe atagifite mu gihe umugabo adafite ubushobozi bumuha igishoro wenda agahita yumva ngo nuko nta yindi nzira nta kindi kintu yabona 20,000 nk'ibyo baguhaga cyangwa 10 cyangwa udupfukamunwa 20 cyangwa simbizi urugero rw'ibintu byari byose umuntu yaheraho agahita yumva yabirya bikarangira. Abo bantu wabagiriye inama yo kugira ngo babashe gusapotinga ingo zabo na sosiyete nyarwanda n'abana babo bari kubyara kugira ngo bagire ingo nziza? Urabona ntacyo mbijeje burya nurindira ko umugabo azaguha igishoro gihagije icyo cyuba wibeshye, kuko niba gusigiye wenda reka tuvuge aguhaye 80,000 cyangwa 100 byo guhahisha muri uko kwezi, ese why not utakuraho 20 ngo ushake ikintu cyo gukora? Utangirire kuri bitoya, utangirire kuri biki. Ariko ndatekereza ko umugabo nasanga kwiba veni wateretse inyanya ku muhanda abantu bahafite nta bintu byinshi azakubaza, kandi muri quartier baba bazikeneye, bakeneye amajyani, bakeneye ikiro cy'isukari n'ibishyimbo. Utereka ku kabarazi wawe ugateka ibishyimbo bakaza ya bindi bita mituyo, kandi itunze abantu benshi cyane. Niyo nakoreragaho none nayo wayigezeho? Nayikoreye biriya yikorera. Gusa ababyeyi b'abamama ndabashishikariza guhaguruka mu rugo, kuko burya iyo mwicaye mu rugo ntabwo ese ni gute umugabo azahaha akishyura minerivare akishyura inzu yewe hari na kereda arimo byose, basi mufashe haha haguruka, koresha imbaraga zawe, ubwenge bwawe. Ugiye kumusaba igitenge afite kereda ya $5,000 muri banki, kandi ukeneye kwambara nk'uko ubona abandi badamu bambaye i Kigali bameze, barasa neza nawe urasheze, niko babyita. None se uzakenera kwambara neza ntuzi gukora kubyo kwagenze ukuguru kukundi ati umugabo araje azane bitegereze fasho nge sinabimenyereye. Bahaguruke bakore, muhaguruke mukore. Na leta yacu irabishishikariza cyane abantu ko bakora kugira ngo imiryango y'abanyarwanda itere imbere, ibone abana bige neza, abana bave mu muhanda, kuko hari abana bamwe bajya mu mihanda kubera zagari iri mu rugo, kubera ugasanga muhora muryana, ugasanga ese ni gute umwana wundi yafata uburere? Ntabwo umwana yafata uburere aba mu rugo rutarimo ubundi, yego butarimo ubundi burere. Umwana ahera ku bwasanze, kuko niba nsanze mama arwana na papa, mana yanjye ahubwo se wa mugabo sinzamukubita ingumi zivuga ahubwo yatumva burya na papa ntiyajya akora kuri mama, ubwo rero nanjye gahunda nuko nawe bigenda, akazamura akigira ariko kwabatize ko ari aranyica, ariko ari uburere. Niyo mpamvu n'urubyiruko tuhaguruke dukore. Yego, iki nicyo gihe, nicyo gihe. Uyu niwo munsi wawe, niwo munsi wanjye, kuko ejo ntabwo nzi ko bizaba bimeze. Yego, yego. Rero umuntu wizera Imana ariko tugana ku musozo rero, nubwo twagiye dukomeza ku bintu byose, ukuntu abana bava mu cyaro bikanze kujya mu mujyi, kandi mu mujyi hajyamo abantu bakuze bakorera amafaranga, bemeye kubanza kuba mu burere bw'imuhira bakiga. Urumva, nagira ngo tugire inama abantu baba mama n'urubyiruko rufite ubunebwe n'ubwoba bwo gukora, unongera ugira inama abana bato bashaka guta amashuri cyangwa kutumvira ababyeyi kubera ya myaka y'ubu adolescent kumva batakumva. Hanyuma duhite tugana ku musozo w'iki kiganiro, tuzagira indi pate tuzagarukaho kubaganiriza ibindi bintu byinshi turi kumwe na Pasi. Urumva hari nk'abana bari mu kigero nk'icyo naje i Kigali ndimo, baza ko mu wa kabiri umuntu aba ari muto cyane cyane, bari mu kigero nk'icyo naje ndimo, bazi Kigali bakahurira n'ibibazo bikomeye. Wenda ngiye ntago nigeze
ntabwo nigeze nkora nk'akazi ko mu rugo cyangwa ngo mbe marine mu muhanda ariko hari nk'abantu hari nk'abana ugasanga ari nk'umwana w'umuturanyi wawe ngo ni umukozi afite abatipe bakuru b'imyaka 20-23 urumva abo basore baba ari abasore bamaze kumenya byinshi kandi uri umwana w'imyaka 15 uri muto cyane abo basore rimwe na rimwe usanga bagufashe ku ngufu ugasanga baragushukisha utuntu tudashinga tutanabyina abana b'abakobwa rero baza i Kigali nta kazi ntaki ndabashishikariza kutaza ntacyo baje gukora ndabashishikariza kwiga bakarangiza bakaza bafite ikibazo bagatega amatwi ababyeyi babo bakumvira ababyeyi burya nabonye ikintu kibi kibaho kutumvira umubyeyi uwo muvumo urawugendana paka kandi ugasiga uteye umubyeyi wawe agahinda yanagukundaga urubyiruko rero rudashaka gukora n'abamama urubyiruko rudashaka gukora ndarushishikariza gukora kuko gukora nibyo bidutunze kuko wowe Stephanie udakora ntago umeze ntago uburaha nanjye mba ntakora ntago mba ndaha wampamagara nkaza kugira nte waza kutubwira iki nese nakubwira gusa gukora nibyo bya mbere yego yaba bakuru banjye yaba barumuna banjye n'abanduta bose gukora nibyo bitubeshejeho muri iyi si kandi burya ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo udakora ngo ntakarye gusa ntago Imana izaguha byose gira aho uhera Imana ibona aho yurira nayo reka Imana icyo ufite nayo ikomerezeho yes dusoje ikiganiro cyacu turashimira cyane Pacifique kwitabira Ngazi Yangu TV turongera kubakangurira gukora abana batoya turabinginga kumvira inama z'ababyeyi banyu mubatega amatwi iyo myaka mufite bayiciyemo rero bafite experience yo kukubwira ngo nyura ahangaha ujye ubyihanganira ubinyuremo kuko kera warabaye mukuru uzajya umenya impamvu yabikubwiraga yes ngire ngo turongera kubibutsa ko Pasi Shop bafite umu designer witwa Eric ni hano mu Giporoso hagati yahoze Bank Populaire ndetse na Come Again uzanyarukire ugereyo wambara inkweto wambara amakoti y'imbeho wambare imyenda yo kujya mu kirori wambara amakobo yimeza n'amatisi costume inkweto z'abakobwa n'abadamu ibintu byose birahari ikintu cyose wakenera kugira ngo use neza kuri Pasi Shop uzagisanga turagushimira rero kudukurikira kandi Pasi turagushimiye by'umwihariko kuko wemeye kwitabira ubutumire bwacu twizeye ko dufite n'ibindi biganiro byinshi tuzagenda ducishaho kugira ngo turusheho guhugurana no gufashanya muri ubu buzima bwa buri munsi murakoze cyane naho ubutaha ciao ciao